Voice FM. Yego mwaramutse neza ariko twaramutse amahoro. Twaramutse neza nta kibazo. Numvise mubyukiye muri kwa Murangira BTR no muri FDA ariko numuze kwibagirwa ko na ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge Rwanda Standard Board umunsi w'ejo nacyo cyasohoye itangazo ryambura burundu cyangwa se rihagarika burundu S-Mark yari yarahawe ziriya nganda yatanzwe nande se na Rwanda Standard Board RS aza akantu karimo karyoshye se ubwo kararyoshye koko reka ntega amatwi ariko inzego zo mu Rwanda zikorana ziki ntago mbizi manza kubera ko hari nyinshi zigenda rumwe rurakora izindi zikazamukiraho tutabeshanye uko bikurikirana ari RSB abatanga S-Mark bakora ubugenzuzi bw'ibijya ku isoko bagatanga icyangombwa bagatanga icyo bita ISO sibyo mu Rwanda ISO yacu ni 901 yego nuko ni 9,900 n'ibyo harya ubwo ISO si cya cyemezo cy'ubuziranenge mpuzamahanga yego twebwe rero turi dufite ISO itangirwa ni 9,900 hano mu Rwanda mu gitondo tukaba dufite ikindi kigo cyitwa Rwanda FDA n'ubusanzwe inshingano zabo kuzitandukanya ngewe birangora buriya RS bamwe bashinzwe imiti n'ibiribwa abandi bagashinga ubuziranenge none ubuziranenge bakibaza ngo ubuziranenge bw'iki bwa computer yego buriya nabyo umuhanda tugendamo buriya dufate nk'urugero rw'uruganda rukora wenda dufate urugero rw'uruganda rukora za ferabeto buriya ferabeto kugira ngo bayikore bemeze ko iyo ferabeto batazayishyira muri beto inziga hanuka nayo RSB ibaha icyangombwa cy'ubuziranenge yego ntago rero RSB ireba ibiribwa n'ibinyobwa gusa ibireba ibiribwa n'ibinyobwa ni FDA ariko ibindi byose bisigaye yaba amasima yaba misumari yaba amabati yaba indobo za plastike ibindi byose biri mu Rwanda bagomba gupima ubuziranenge bwabyo bigatangwa na RSB ubwo no kuvuga ngo RSB ni umupartner wa FDA niyo ntoye muri iyo mikoranire FDA nk'agashaka ndavuga muri cyiciro cy'ibiribwa n'ibinyobwa Rwanda FDA ishinzwe ibyo gusa yego ariko nyine niwe papa mukuru wa RSB oya w'ibiribwa n'ibinyobwa ni ukurikirana iryo shami yego hanyuma ariko ubuziranenge icyangombwa cy'ubuziranenge kigatangwa na RSB bivuze ngo RSB ijya gutangira S-Mark ku kintu cyitwa kiribwa n'ikinyobwa igenda kuri recommandation ya Rwanda FDA yego komeza Patri arancanganyikishije ntabwo twongera kukuvugiramo noneho oya ntabwo ndi kubyumva neza ariko ikize nuko tubyumva kimwe nibyo byiza uragize uti iyo Rwanda Standard Board RSB igiye gutanga S-Mark igendera kuri recommandation za Rwanda FDA mu bijyanye n'ibiribwa n'ibinyobwa yego ntabwo ari hose nibyo turimo kuvuga nibyo n'ibiribwa n'ibinyobwa nibyo turi kuvuga okay aho nahita numva logique irimo buriya Rwanda FDA ishinzwe ubuziranenge bw'ibiri ni ugukurikirana ubuziranenge bw'ibiribwa n'ibinyobwa ariko bo nibatanga S-Mark itangwa na RSB hanyuma icyo ntarimo gusobanukirwa neza mu mpugure kandi ugiye kudusobanurira oya turaganira mu mpugure FDA ni igomba gufata icyemezo cyo gukura ibicuruzwa ku isoko mbere yo kwamburwa S-Mark ubundi S-Mark kugira ngo ni FDA yitanga nyine ntago ari yitanga FDA ni igomba gutanga itangazo ryo gukura ibicuruzwa ku isoko mbere y'uko watanze S-Mark nawe abikuraho kuko twabonye amatangazo y'ibigo bibiri bitandukanye
ngende kwibaza ni ikihe cyakagombye kubanza. ni FDA. Impamvu ni imwe. Ntabwo RSSB ishobora kuguha RSB ishobora kuguha S-mark FDA bataraguha uburenganzira bugaragaza ko ibyo bicuruzwa cyangwa se izo produit. Urumva ubwo FDA ishobora kuba yarashutse rero RSB iti mutanga icyangombwa nyuma ikabona ko ibyo barayibeshye. Aho ngaho RSB ifite yabera umwere mwana. None zubu kugeza ahangaha RSB ni umwere. Ni umwere kuri iyo ngingo. Ni umwere umunyamafuti ni Rwanda FDA. FDA niyo munyamafuti wavuze gutya ati dore turemeje yuko uru ruganda rwujuje ibisabwa, dore dokima ngizi twakoze n'ibipimo n'ubushakashatsi mu rwemerere rukore mu baduhere S-mark, kuko S-mark itangwa na RSB. Rwanda FDA ntabwo itanga S-mark, ahubwo itanga recommandation kuri RSB akaba itanga icyangombwa cy'ubuziranenge, ariko igende ku byo FDA yabahaye. Ariko bose basora iki gikorwa. Ariko niba ari uruganda rukora inzoga, abo muri RSB barahagera, nabo muri FDA bakahagera. Yego, bose barasura. Yego, abo muri S-mark n'abafatanyacyaha. Uretse gato mu nkiko umunyacyaha ni Rwanda FDA rwose pe. Abatanga S-mark ni abafatanyacyaha. Abo muri Minicom ni abinjiracyaha. Kumva bo nabo muri impamvu buri ari hanyuma abamwina inzirakarengane. Ariko maze gufasha abantu bo muri Minicom bo binjiramo bate? Inganda n'ubucuruzi, kuko ziranganda ni inganda, ikindi ziranacuruza, ni gute batajyamo? None se ko bavuga ngo bamwe ngo bitwaje iterambere ry'inganda mu Rwanda batangira gukora inganda zabo mu buryo bunyuranye n'amategeko. Nta ruganda rushobora gushingwa Minicom itaruzi. Ubwo inshingano zabo Minicom ntabwo baba bari kuzubahiriza ziramutse zihari. Uzi iyo bavuze ngo buri wese abijisho rya mugenzi we icyo bisobanuye. Murene neza abantu. Ni gute mu Rwanda niyo wariteka rigashya ntihansobanura ukuntu uruganda rwubaka mu Rwanda nta muntu ubizi. Nibishoboka ko niyo rwaba ari uruganda rukorera mu kumba kangana urwara. Fa ko ari uruganda rusohora ibintu bigasohoka hanze. Ntago ashaka dufite drone zifata amafoto amashusho izo mu kirere. Ahari kubakwa turahamenya. Dufite n'umunwa wo kuvuga. Mwe kwivuna n'inzu niyo umuturage yubatse inzu mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu mudugudu biramenyekana. Nta ruganda rw'ibanga rwavugaga rero icyo mwambazaga rero kibigendanye n'ingaruka ibintu biraza gusiga mu buryo buri administratif ndaza kubona impinduka. Mu buryo bw'ubuyobozi ndaza kubonamo impinduka rwose zihuse cyane. Bamwe bavamo dushobora kubona yellow paper iminsi idatinze. Kanangire ntambara ikote. Dushobora kubona aka yellow paper rwose. Dushobora no kubona none se kakanze wikwihuta. Turabona yellow paper kandi ari gukorwa igikorwa cyiza cyo guca inzoga zitujuje ubuziranenge ziri kwangiza ubuzima bw'abaturage. Manzo mama kandi Patrick ni gato cyane banza nuzajya uvuga yellow paper ujye utekereza umuntu uduteza amatwi. Uri nyabwishongweze none se kudu kuba igikorwa cyiza gihari nyine bikumira yellow paper. ahubwo reka mu gihe ibikorwa byiza bihari abaturage bari kubishima. Okay, turaza kubona yellow paper ishimira basi ntacyo. Ishimira ko igikorwa cyiza uvuga cyabayeho. Ariko rero iyo yellow paper iza gushimira, iza guha abantu inshingano se ntabwo yakuye abandi. Ahubwo wibica ku ruhande wari ushatse kuvuga yuko iyi nkubiri hari abantu igiye gukura mu myanya bakava mu nzira bagasimburwa n'abandi kuko harimo ibyaha muri bino bintu. Utamukekera avuze ko iyo yellow paper ishobora kuza gushimira. Ati ko utajya ubundi uca ku ruhande uyu munsi wikanze ikinyagahe. Kuko so turaza kongera kwibona tuvuye muri administration kubona impinduka muri administration kuko impamvu bivuga gutyo ni ibikorwa n'abihuriweho na ministeri nyinshi. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ibirimo kuko bigira ingaruka ku baturage ku baturarwanda kandi bari mu nshingano zabo. Ahubwo ni nayo iri kurekarama ita abaturage banjye
hanyuma Ariko nibyo. turaza ntabwo wakuramo minicom kuko niyo ibishinzwe nishinzwe inganda bishinzwe inganda, ntabwo wakuramo urwego rw'igihugu ikigo ngenzuramikorere rura rura se urwego ngenzuramikorere rura se rura nini authority ni urwego ngenzuramikorere. harya ubwo nayizamo itazamo se ibyo batumizaga biza mu maboko yandi, bizano bitumizwa na minicom. oya minicom rega reka nkwereke Karema, ntabwo tubwira ukuntu ibintu biba byubatse. ntabwo sura umuyobozi wa porogaramu ubu none ntubizi neza ko ufite umunyamakuru utatuma kuri field. Ndabazi benshi batandukanye. Nose ntuzi watuma kuri field nawe ntumuzi. Ndamuzi. N'ibindi nuko. Kuba minicom yabihagarariye ikabirebera bazi hinjiye ibi hasohotse ibi byagiye aha nibisobanuye ko ruri gomba gukurikirana ngo ibyinjiye byazanwe nande. Kandi nibisobanuye ko Rwanda Revenue itazajya gusoresha ngo ibyinjiye ndi bukureho 18%. Ariko Rwanda Revenue ntabwo ijya kubanza kubaza ngo ibyinjiye nibisobanuye gato ntibisobanuye ko polisi itari buze kumenya ngo ibyinjiye byaciye mu muhanda. Igihugu ukuntu cyubatse kimeze nk'umubiri wa muntu. Iyo ugutwi kubabaye intoki ziragushima. Sibyo? Yego. Nimvuga inzego birazamuka bikagera muri primature kubera ko ihabwa raporo y'ibyakozwe kwa minisitiri w'intebe. Reka sobanura rwose. Sobanure wimvugiramo. Nta nubwo nongera kuvuga keretse numbwira ngo vuga. Ibyo bintu rero byo kuvuga ngo turakuramo bamwe dushyiremo abandi, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu igomba gukurikira ishyirwa mu bikorwa byo kubuza abaturage cyangwa se kubuza ko abaturage bakomeza kunywa. Ariko minicom ishinzwe inganda n'ubucuruzi, iyo yari mu kazi kayo yarimo kwagura inganda zayo yaracuruzaga, ryari ishoramari, ryari iterambere nk'uko Kuduse rivugaga, bari mu mutaka wo kubaka inganda, wo gushora imari mu bijyanye n'inganda. Minicom ahangaha rwose mwarakoze cyane, mwadushingiye inganda 204. Hari n'izindi navuze. Minicom mwarakoze cyane. Amashyi na minicom. Naya minicom. Ariko muri izo nganda 204 umubare zimaze gufungwa ngo ni zingahe? Reka banza ko rutonde. Izo mvuze ni izafunzwe. Izo mvuze ni izafunzwe 204 zimaze gufungwa. Nazubwo ayo mashyi arakwiriye kuko nase aricyo batakoze. None se nizafunzwe zarinjije imisoro kandi okay. Sawa ntacyo. Oya barakoze kubera ko bashinze inganda zicuruza ibintu byangiza abanyarwanda. Kandi noneho zigafungwa nyuma. Barakoze rwose. N'abantu b'abagabo. Barebeye bafite buretse mpamvu umuntu ntangiye kubyumva. Mu nshingano zabo bafitemo inganda. Mu nganda zashinzwe bafite mu nshingano. Mu nshingano zabo bafitemo guteza imbere inganda. Yego nyine. Guteza akongeremo guteza imbere. Ntabwo zateye imbere se. Guteza imbere. Ariko zateye imbere. None muri izo nganda mu kuziteza imbere hafunzwemo zingahe uratwibutse nyine umubare? Izo nganda mvuga ntabwo mvuga inganda zose mu gihugu kuko mu gihugu hari inganda zirenga 1000. Yego. Ariko muri izo zirenga 1000 harimo 204 twabonye nyine bafunze zifite ibibazo. Hamaze gufungwa 204. Barakoze rero zifite ibibazo. Ubwo se mbere yuko zino zifungwa reka ntunganire Patrick, mbere yuko zino nganda zifungwa minicom yari ifite ijambo rikomeye ihabwa indabo zayo. Nicyo navugaga yuko yateje imbere uburyo bwo kwikorera n'inganda kugera naho inganda z'ibisukika bitemba reka nzite gutyo zigera kuri 204 ariko nako zirarenga. Ariko izo muri izo ngizo harimo ibibazo, ariko ibyo bibazo kuva bitari birimo minicom yakoze ikigomba gukora inganda zarashinzwe gushungura rero ikareba ikabona ko izo nganda 204 zikwiye gufunga. Ntabwo ari ibishinzwe. Oya ako zarafunzwe ariko ntabwo zari mu mujyi w'iterambere. Ariko zafunzwe na FDA ntabwo zafunzwe ni FDA ubwo zifunze. None turabyita iterambere mu rwego rwa minicom, turabyita iterambere ry'inganda. Yakoze ikigomba gukora, yashinze inganda. Oya yashinze inganda zirafungwa. Ubu meya w'akarere runaka muri iki gihugu
okay oya reka tubare executive w'akagari aka ariko kose muri iki gihugu nahiga ko abaturage be 100% bazatanga mitiweli hanyuma abaturage be bakajya batanga mitiweli ariko bavuye kwiba ibitoki mu kandi kagari umuhigo we ntabwo azaba yawugezeho icyo mitiweli zaba yatanzwe ntabwo umugitifu tuzamukomera amashyi ariko tuzamushimira tuzava ngo kano kagari tuzamushimira ngo ayoboye neza yego kandi umuhigo yarawugezeho yawe kudusi banza ubyumve baza ubyumve muri bino bigo turi kuvuga uko reka mbyita ibigo aho harimo akantu ko njye sinshobora kumva uburyo abaturage nayoboye bishyuye mituweli mu mafaranga bagiye kwibamo ibitoki mu kandi kagari ngo njye harango njye kubyiga ase wowe gitifu wajya kubyiga uretse gato ahangaha reka na gitifu hagari wajya hari imbere y'abandi ukavuga ngo abaturage banjye bishyuye mituweli reka ijana ngarukire minikomu amafaranga bayakuye mu bitoki bibye mu kandi kagari aho bayakuye ntibikureba kizima no kubishitse batiri ngewe reka ngarukire minikomu baramutse bavuze bati akagari runaka X katanze mitiweli 100%. Tutari twamenya yuko iyo mitiweli bayikuye mu bitoki bibye. Aho nta kibazo. Intebe y'imbere kuri nuza kuri ya yindi high table hazicara honde. Turakoma amashyi. Gitifu ntazicara. Gitifu azicara. Aho rero uretse twabimenye. Tubanza ubese. Aho niho minikomu yari maze iminsi yicaye hariya ivuga iti twe twashinze inganda. Niyo mpamvu ngiye ibyo byo kuba guteza imbere inganda. Izo ngaruka zinde. Nari kubyemera kubera ko aryo twamaze ko. Zanagize umumaro zahaye abantu akazi. Batanze imisoro imihanda irubakwa. Ibyo bindi bijemo nyuma nibyo agomba guhandoringa ariko ku rwego rwa minikomu. Hari ibintu wibuka imibare dufite ubuzima bw'abantu 50 bwaragiye mu mezi 6. Ibyo biraza nyuma ariko mbere yaho minikomu mu mujyi wa Hizera bikoze. Ubwo buzima bubazwa minikomu. Ko bibazwa minisante. Ibyo bibazwa minisante. Ego turacyari muri bwa buzima bw'umuntu aho ugutwi kubabara umuntu agashimisha ukuboko bikomeze. Noneho minikomu kugeza isaha rwose indabo ni izabo mwarakoze akazi keza cyane mwadushingiye inganda RSB oya Rwanda FDA namwe mwarakoze mwatumye izo nganda zuzuza ibisabwa urumva mu bugenzuzi bwanyu mwakoze mwarabyigiye mwatumye izi nganda zuzuza ibisabwa zirakora. Reka tunabashimire yuko bajyaga banamanuka bakongera gukora amagenzuro ngo ariko bya bintu bakoresha ari bizima bagasanga biracyari bizima bagasanga ni bizima imyaka 10 n'ingahe igashira. Uyu muhanda murimo kandi kudusina iyi filozofi ntabwo kurusa ariko yumva uyu muhanda murimo biraza kurangira hari ukuntu bigize wategereje tegereza nyine genda gake wowe kuba byarakozwe turabishima ariko se byarakozwe nabi uretse gato bya nabi ntabwo turabigeraho. Turi kugenda ntabwo ngo turi ku mubiri w'umuntu. Patiri ongera ugaruke kuri ako kantu kavuga yuko ntabwo irigenzura rikozwe uno munsi gusa muri kino cyumweru gusa buri gihe ntabwo nzi kuntu bajya gusura ariko ibigo byasurwaga bakara ko inganda ziri gukora ibyujuje ibisabwa n'ubuziranenge cyane ko bijya byakorwaga ntabwo nekeza ko buri mwaka batabikora biri mu nshingano babikoraga imyaka yari runaka irashira ariko umunsi bigaragayemo ikibazo ariko nyamaze igenzura ryarakorwaga. Komeza Patri. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'imibereho myiza y'abaturage mwarakoze kuri ya decentralisation rwose nta muturage mu Rwanda utaranyweye icyuma kereka utarakibonye batumaze icyaka se ngo bishimiye minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'imibereho myiza y'abaturage. Hari ubukangurambaga se bakoze bushishikariza abantu kunywa ibyo oya ariko nanone iyo abaturage babonye icyo kurya bakabona icyo banywa bagira imibereho myiza kandi imibereho myiza iri muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'imibereho. Aho rero n'ubu tubashimira ngo mwahaye abantu icyo kunywa. Ni mpamvu tunabashimira murashimira kuba baremeye ko ariko se kudusi waza kubashimira uraza gushimira ubwo se wari cyane ukabashimira tubashimire ko babonye ko abanyarwanda bafite icyaka bakabashakira inganda. Tubashimire ko uretse no kubashakira inganda n'umutekano w'abaturage bazinyweye bagataha amahoro abagize bate rwose
n'ibibazo bagiranye igitifu agakemura n'iki na polisi kazi gakura bashyiramo n'izindi gahunda polisi gatunganya umutekano rwose minisiteri y'ubutegetsi ntako itakoze minisiteri y'ibidukikije nayo irimo n'ikigo cy'igihugu cy'ibidukikije cyitwa rema mwarakoze cyane kwemera ko ibi binyabutabire biza gukoreshwa iwacu mu Rwanda muri abantu b'abagabo pe mu bidukikije oya metanol ibya metanol harya ngo iyo umuntu agiye gutumiza ikintu mu mahanga agaragaza impamvu kitazangiza ibidukikije yambaye nka data none ikidukikije cya mbere cyitwa umuntu ko aribyo cyagizweho ingaruka ibyo ni ibyo ubona abandi ushimira ni bande buretse gatoya naretse twebwe turi kuvuga abantu ziriya nganda ziri hehe ntabwo ziri ku Ruyenzi hafi ya Nyabarongo ni Nyabarongo harya hariya ku Ruyenzi ziri hafi ya amazi Nyabarongo amazi bogesha hariya ibyo ni iki ameneka he ntabwo ari muri Nyabarongo ni ukuvuga ngo n'ibyasi biriya binyabutabire uyu munsi wa none ufashe amazi yo muri Nyabarongo waburamo ingufu jini uramutse wipimye wayibonamo ziriya metanol muri ariya mazi zirimo n'aya mafi turya rero aya mafi turya arobwe muri ariya mazi nayo uyapimye wasangamo kiriya kinyabutabire ntabwo kiri mu cyuma gusa no mu ifi turya kirimo niyo mpamvu navuze rero ibintu byo gushimira donc na minisiteri y'ibidukikije nyizanyemo kubera ko ngiye hari ukuntu mpita mbyumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo umuntu aricyo kidukikije cyonyine gikenera kubaho kandi umuntu ntishobora kubaho yibanishije wenyine adakeneye ibindi binyabuzima ntabwo yihagije ntabwo yihagije sibyo ayo mafi tuvuga ngo tuzakura muri Nyabarongo akeneye ibyatsi kugira ngo ibyo byatsi aho byajya ari byinshi bibyara isayo ikabyara iminyorogoto ayo mafi akarya iyo minyorogoto ni cycle ni urugendo ni ikintu kigenda kikubakuba none se amazi yamaze kugeramo biriya binyabutabire yabonekamo iminyorogoto ese iminyorogoto idahari amafi azabona ibiyatunga naba narese amafi akayarya azaba atari y'uburozi komeza icyo navugaga rero izi nzego uyu munsi ntihagire urwego na rumwe nari nibagiye gushima minisiteri y'ubuzima we minisiteri y'ubuzima mwarakoze cyane kubera ko kwa muganga hapfiriye abantu 50 bangahe nk'uko mubivuga ntabwo abantu bapfuye muri uyu mwaka ntabwo bapfuye hapfuye igihe kinini hanyuma bakora ubushakashatsi basanga nta kibazo icyabicaga murakizi muganga batanze raporo umwaka wa mbere urashize uwa kabiri 15 irashize abantu bapfa mwabona ntimureke ibiyoga ry'ibikorano kandi bibikora mubizi twigeze tubona ikirego minisante ivuga ngo twaregeye ribu hari umuntu wapfuye yishwe n'ibi ngibi mubikoreho iperereza habe kandi birashoboka ko minisita Sabe yavuga ngo twebwe muri raporo twabonye hari abantu 18 bishwe bigaragara ko bapfuye bigaragara ko bazize ingaruka zikomoka ku ikoreshwa ry'iki kinyabutabire giri gukoreshwa hana Minicom FDA n'abandi mwese na polisi mukora iperereza icyo kintu ntacyo tuzi nabo bwose barakoze cyane pe duhishirane ya koperative yitwa duhishirane bano mu Rwanda barahishiranye ibyo biragaragara uyu munsi wa none iriya koperative yubatse neza pe ikurikiza umurongo nyawo ariko rero hari abandi bagiye gushimira nashimira bukarinda bwira cyane ariko se ngiye mfite ikibazo ariko rero ngiye mfite murashimira hari ikibazo cy'inzoga zitujuje ubuziranenge ziri gukurwa mu bantu mu banyarwanda icyo kibazo ubundi barajya kuzikuramo kubera yuko ikiri gutuma zikurwamo nta ruhare bafite murashimira ko izo nzoga zageze mu banyarwanda nibyo muri gushimira none se wagira ngo zere kuzamo kuko iyo zitazi ntabwo tuba turi kubona abantu 100 bahumye ntabwo turi kubona abantu 50 erega iyi ni nka sample ubundi kuva mu kwezi kwa iyi ni sample umva kuduha iyo zitaza nk'uko bivuga ntabwo Rwanda Revenue birimo kuvuga ko yinjije aya n'aya ntabwo Rwanda Revenue mwaretse kumvugira mariko mwaretse nkabanza nkivugira ko bambajije ntabwo Rwanda Revenue yari kwigamba ko yinjije amafaranga
ntabwo minicom ari kwigamba ko Yashinze inganda nyinshi. ntabwo abayobozi bari kujya bavuga ngo abanyarwanda bacu babayeho neza, ubwo ndi kuvuga muri minisiteri ya minaroke. Iyo zitaza hari ibitari bivugwa. Yego. Iyo bitari bivugwa iterambere tuvuga ry'igihugu ntabwo riba ryakabayeho. Riba rihari. Twemere ko habayeho amakosa muri ubu buryo. Hari amakosa yakozwe yabigambiriwe, hari n'amakosa yakozwe kubera gushaka kwerekana ko ibintu bimeze neza. Ibintu bimeze neza. Sibyo? Mu Rwanda turabizi ufunga se ufungura. Ari niyo mpamvu umuntu wese ugiye uri muri gereza usanga yibyibuye nta kibazo afite. Akubwira ati ufunga se katari ufungura, yewe umucamanza yankati ariko ufunga ni RCS. Ejo izamfungura. Aba afite icyizere. Ariko byageze mu nganda izi zikora inzoga, izi nzoga turimo gukora turimo kuvugaho. Uwafunze ni nawe ufungura. Sobanura neza. Uwatanze icyangombwa cyo gukora niwe wongera akagaruka kugifunga. Uwafungiye umuntu. Bivuze ngo bari kudushyira mu kazi ubwo bihangiye. Ni akazi bihangiye. Ubivuze neza cyane. Biremeye akazi bari kugaruka babitwara. Ariko iyo baza kutemera ko bino bintu byinjirwa ngo binakorwe, ntabwo umunsi abantu bari mu kandi kazi. Reka twari kuvuga ari cyane kuri ibyo bintu byakoresheje iyo ngiyo ntabwo donc byaranabaye, ariko twakagombye kuba tubona abaminisitiri nibura 3 cyangwa 2 rwose baba bagiye kuruhuka bakabanza bagatekereza neza, bakareba niba bafite ubushobozi bwo gukomeza gutekerereza igihugu mu nyungu z'umuturage. Yego. Ubu nawe yayisobanukiwe. Yero pepa ubu ntangiye kuyisobanukirwa. Yero pepa kudusa atangiye kuyisobanukirwa noneho. Uti habaye uburangare kugeza nkana nako kantu kongere uburangare nkana. Iyo ari nkana rero ntabwo aba ari uburangare. Oya, uburangare nkana bubaho. Uburangare nkana ni uko nguko. Nuko ibintu bishaka unabigana. None se utekereza ko Rwanda FDA yajya gukora igenzura nije ikava itagenzuye? Yego sundi baragenzuraga ibi bintu ntibabibone babibonye muri kino cyumweru. Iyo bayibonaga byagendaga bite? Ntago mbizi Patri. Ariko ikindi kibazo cy'amatsiko. Iyi metanoro yabaye ikibazo yanatumye tugera twisanga aha hantu. Ni etanoro ntago ari metanoro, ni etanoro. Ni etanoro. Ego ariko n'ikinyabutabire cya metanoro kirahari. Nacyo kirahari yego. Cyongeramo azote. Ngo ni nacyo kibi cyane burya ngo icyo ngo kitwika mara ako kanya. Ego. Ibi binyabutabire reka byombi tubivuge. Kubera iki byinjiye mu Rwanda? Byinjiye mu Rwanda gute? Sibyo twoze tuvuga bigiye kumazwa iki? Wenda hari ibinyabutabire bikaba byaraje, hari akamaro bifite bikarangira harabayeho wenda kuba byarakoreshejwe mu buryo nabwo yuko binyanyije n'amategeko bigakoreshwa nabo bitagenewe. Reka nkunganire. Hari inzoga zagiye zikorwa bakajya kuzimena mu buhamya bw'abaturage bakavuga ko mu kuzikoresha bashyiramo n'ifumbire. Ahari biriya binyabutabire nibiza bije gukora ibindi bintu bakabikatisha bakabishyira muri ziriya nganda. Reka turebe. Akenshi metanol ikoreshwa kwa muganga. Umva? Ni metanol. Okay, sinzi wenda abatwumva ukuntu abahanga muri shimi ni CH3OH. CH3OH. Yego. Iyo niyo bita metanol. No, ethanol iri gukoreshwa mu nganda. Donc iyi metanol ikoreshwa mu nganda nini ibimeze nka ikoreshwa cyane muri essence, ikoreshwa cyane mu bikoresho bya shimi byo kwa muganga n'uburozi bwangiza direct. Urumva ikoreshwa nyine mu gukora amaside menshi, ishobora gutera ubuhumyi. Iriya metanol niyo n'ujya usura ibigo by'amashuri kwa muganga, reka mvuge kwa muganga, hari icyuma ugera ugasanga arimo bayita ngo iki nisuzumira ugasanga arimo akana kariye. Hari utuntu turi mu birahure tumeze nk'utuyoga cyangwa se nk'utuzi. Yego twinjiye muri laboratoire. Twagize muri laboratoire. Muri laboratoire. Iyo bayita CH3OH. Sibyo? Ethanol yo ni C2H3OH. Oya, ni CH4OH.
ngo ni carbone ebyiri wongeye hydrogene 5 ukongeraho na oxygene imwe na hydrogene imwe inyuma ya oxygene. Ibintu kudusa tumva neza ngaho komeza. Ubwo ari methanol na ethanol gikaze ni ikihe? Ni methanol. Methanol ni ikaze. Methanol ni ikaze ni uburozi. Uyo ni direct. Methanol yo ikoreshwa iki? Yo ikoreshwa ishobora gukoreshwa mu binyobwa bisembuye, igakoreshwa mu miti, igakoreshwa mu byo bita infecta. Ariko izi sanitizer yego sanitizer zikozwe mu Gifaransa ni desinfectant. Iyi ni alcohol ishobora gukoreshwa nyine abantu bakaba bayinywa, ariko mu rugero runaka y'amazu yakoreshejwe nyine yatunganyijwe. Ukurumva? Noneho methanol uburozi ifite ubushobozi bwo kwangiza ubuzima ingirabuzima fatizo z'ikiremwa muntu, yanakwica nyine. Mu gihe ingirabuzima nibyo bita selile ushobora guhuma amaso nyine cyangwa amatwi agapfa, sibyo? Ariko ubwo bijya kugera ubwo amaso apfa n'amatwi, imyijima bimeze ite? Umwijima kare cyane, wagiye kare kabisa. Bijya gusa na ethanol, iyo birebye birasa, mwibara birasa, mu manuza birasa. Uribuka mbabwira muzi rumwe muri izi nganda ebyiri rwatumije ethanol, urugenzi rwabwo rugashaka kubavangira mu methanol. Twarabyumvise. Ese ubundi ikibazo cy'amatsiko nanone izi methanol na ethanol zitumizwa n'inganda cyangwa zitumirwa mu rwego rw'ubuvuzi bakaziyobya n'amalibrary zikayoba? Oya, zitumizwa n'inganda nka ethanol yemerewe gukoreshwa n'inganda. Ethanol wanayikoresha mu bisanzwe nyine like ni utanga icyo cyangombwa ku ruganda ugiye gutumiza ethanol yo ntacyo twaye biri buze kwangiza ubuzima bw'abantu. Ethanol ni murumuna wa methanol. Urumva? Navuga ko ari murumuna kuko yo ethanol wayinywa yagusindisha, yakwangiriza umwijima, ariko ntabwo yakwica ako kanya. Ariko methanol uyu udapfuye ubikirage. Yego mana yanjye. Ujyane ngo nakubita ingumi utapfuka bikirage. Udapfuye ugira ubuhumyi, amaso arahuma. Iyo ni methanol. Ari nayo yazengereje abantu. Kubazengereza ni iki rero? Narababwiye ni birashoboka cyane ko ahangaha abacuruzi mu rwego rwo guhatanira isoko n'iki nese kucyatazana akagunguru kamwe ka methanol akazana n'izindi ngunguru 99 za ethanol akajya avangira. Urakoze ibi bintu ndashaka no babivanga nabi bikabibindi mu bimurize nabiri biba byanzwe tura ducupa twisi byuma nginzoga ngifite volte ngo 36 na ethanol bayishyiraho nabyo biba byanditse. Yego ndagira ngo izo volte muzihuze uriya ziriya volte rero ethanol muri kuvuga tutarajya kuri ibyo ngibyo. Volte ntabwo buriya ubwinshi bwa volte ntabwo ari bwo busobanura ko inzoga ari mbi. Okay. Oya, mu gihugu cy'Uburusiya habaye inzoga yitwa vodka. Ifite volte y'120 ku ijana. Yego, 120 ku ijana. Kandi barayinywa. Yere nani mu Rwanda iracuruzwa, ugenda muri Simba urayibona, mugenda uvuga ngo ndashaka vodka mu Barusiya. Ariko ubwo vodka mu Rwanda turazima. Iyo vodka tuyishyize mu Kinyarwanda no kuvuduka ko 120 ku ijana. Ni vo ntago ari vu. Yewe 120 ku ijana. Ese umva bihure no kuvuduka. Urumva warinze igipimo gasigaramo. Wayinyeye wavuduka ubwo cyangwa wagenda gake gake. Komeza Patrick. Urikumva? Ubwo narengeza ngo mbanze nsobanurire nuze ibijyanye na volte iriya volume. Iriya ni pourcentage ya alcohol iri muri volume, tuyita volte ariko ntabwo ari volte. Ni volume. Ni volume iri alcohol iri muri volume runaka. Uzarebe habanditseho ngo 40 ku ijana. Sibyo? Cyangwa se mitsingi bayitsoga ni 7 ngira ngo mitsingi. Reka ntago igeramo. Ni 5. N'igice. Buriya ni 5 n'igice kuri litiro. Urumva? Muri izo 5 n'igice kuri litiro harimo ethanol ingana na mililitiro 50. Iyo ethanol inzoga ifite volte
iyo etanol iri muri volte iyo etanol ivuze ingana gutyo iri muri volte imaramo iki ntabwo nkora muri Rwanda FDA. Oya tubwire mu by'ukuri iyo etanol abantu bose bashyiramo abantu bakeneye kumenya no gusobanukirwa kuki bayishyiraho ibiri muri izi nzoga byangije ubuzima bwabo kuva icyo keraye cyose mwavuze kugeza uyu munsi. Inzoga iri ku gipimo cya 40 ya volte ya 40 kuri litiro, ubwo ni 40 kuri litiro. Nubwo ubona byanditseho kuri harimo amamilimetero ukuntu amamililitiro sorry, iriya nzoga iba yapimwe muri litiro, noneho bakayigabanya muri turiya ducupa. Muri litiro imwe rero ya ziriya nzoga zifite wenda volte ya 40 haba harimo icyo bita mililitiro 400 za etanol. Bafata litiro imwe y'ibyo bintu bagashyiramo mililitiro 400 za etanol. No muri byeri mitsingi Primus Turbo na zindi hose etanol irimo. Hose etanol irimo. Okay. Hose irimo. Ahubwo uburyo bwo kuyikoresha niyo mpamvu bari bemerewe kuyitumiza, bemerewe no kuyikoresha, ariko mu byo bagakoresha ibipimo bibazi. Mu matangazo twabonye baravuze ngo gukora guhindura ibyo baherewe uburenganzira. Okay. Uvuga ngo ni etanol kuyikoresha nta kibazo. Etanol iremewe. Nta kibazo wayikoresha. Ikibazo cyabaye kireba. Kondisiyo y'icyo wagomba kuyikoresha. Uburyo yakoreshejwemo. Yego. Ariko ibaza ko twari tugeze ku rwego ufata ino nzoga nyine tuyita icyuma iyo ariyo yose. Ukayicugusa ukabonezanya urufuro. Ikibazo rero ntabwo kiri ikazana urufuro. Ikibazo ntabwo kiri muri za nzego mwavuze. Ubwo rero biri kugenda bigaragaza kwirikiriza. Kiri mu bantu bakoreshaga iyi etanol bakayikoresha nabi. Ariko bagenzurwa n'uruhe rwego? Ariko baragenzurwa n'uruhe rwego? Yewe nibyo nababwiye. Nyine buretse ngasoyeza w'icyumweru. Umunsi wo kugenzura batubwiye ko bari buze kudusura aha turi kuri radio. Tubizi neza ko dufite abashyitsi bari buze guturuka muri ministeri. Byanze bikunze bagomba kuba kwitegura umushyitsi. None se ubundi umuntu ujya kugenzura ateguza gute? Niba uzi kuri mu kazi ka ugenzura ikintu runaka, uzi neza ko nuramuko ubimenyesheje baragitsimba cyangwa se bakagihindura, ubateguza gute ko iyo mikore nayo idahwitsa babikora gutyo batakagombye ko bari muri urwo rwego? Ariko se umuntu ministeri yabaraza ntubimenye. Ariko se ubundi se ministeri n'ujya kugenzura. Ni ujya kugenzura abaherekejwe bazabaza inzego z'umutekano uko zikora bagiye gukora nk'iz'umutekano abaje gutanga umugisha kuri ibyo bikorwa. Umva Kodu inzoga zose ntago zibamo etanol ku rugero rungana. Inzoga zoroheje zitwitwa biere izi zitomboka irufuro zibamo etanol hagati ya 3 na 6%. Izo zirimo ntacyo. Diva izo twita ngo ni wine zibamo etanol hagati y'10 na 15%. Izo zigira etanol nyinshi. Izikomeye twita whisky, spirit, vodka, gin n'ibindi zigira hagati ya 35 na 45%, ariko hari n'izirenza. Urumva 65%? Hagati ya 35 na 40%, ariko zijya zinarenga zikaba zagera 50%. Ubu no kuvuga ngo izi gin ziri hagati ya 35 na 40%, ubwo baba bakoze amakosa bakarenza bakabageza kuri 50. Oya gin ariko icyo uri kutubwira ni etanol. Ni etanol. Iyi gin turi kuvuga gin kuyishyiramo etanol nta kibazo. Yego. Nta kibazo, ariko kuyishyiraho ku kigero kingana gute? Ese ntore kubera ko metanol twamaze kubona ko uyifunguye yabyara etanol nyinshi, nukongeramo akanyabutabire kamwe gusa, nukongeramo carbone ya kabiri, ukongeramo kuko buriya etanol ifite C2H5OH. Mu gihe metanol ifite CDH3OH. Metanol iri hejuru cyane. Sibyo? Nakomeje akabazo ngo bishyirwamo ngo byongeremo iki? Niko bikorwa nk'uko umuntu avuga ngo umuntu akora afata pakimanga yishyira mu mugati bigende biti. Niko bikorwa, ni formule ihari. Ni ukuvuga ngo ibyo biramutse bitarimo cya kinyobwa dushaka nticyabaho. Ntabwo cyabaho. Okay, komeza rero.
ikibazo ni ikihe rero? ni nko guteka ibiryo ugashyiramo ibirungo byinshi. Yego, ikibazo ni ikihe rero? Ikibazo cyaba ari iyo jini ntabwo etanol yonyine ariyo ukoramo jini. Jini iva mu bindi bintu kamere, urugero nk'ibitoki, urugero nk'inanasi, urugero ni iki? Ibisheke. Yego, ibintu byo n'ibirayi numvise ngo ivamo. aha turayifite mu Kinigi iri kuva mu birayi y'ibirayi. reka abantu bateka amafunguro, etanol na metanol tubyite bimwe mu birungo bashyira muri ayo mafunguro, ariko do base by'ibanze nk'umunyu, ko ibiryo bishyizemo umunyu mwinshi birabiha. Icyabaye rero fata nk'isukari mu cyayi cyangwa isukari mu cyayi, iyo ibaye nyinshi nabwo cya cyayi, icyayi kitarimo isukari ntiwakinywa. ubwo ni nako na ziriya jini ziba zikeneye etanol ko zitwe ariko ibaye nyinshi mu cyayi zirarikere, iyo sukari ishobora kuba mbi ku buzima bwa muntu. Komeza rero. Etanol niyo yabaye nyinshi muri ziriya nzoga. Icyabaye rero mu isuzumwa ryakozwe byagaragaye ko abagabo bo gukoresha etanol batumizaga bikoresherezaga metanol. Niyo mpamvu wabonye harimo abantu baje bafite ibibazo by'ubuhumyi, ubuhumekero, kubyimba amanakamera nka tangawizi n'ibindi, abandi bagapfa. Nyamara etanol yagusindisha ikaba yanaguteza umwijima nk'uko n'ikigare cyaguteza umwijima, ariko nta kindi kintu yakugira. none aba bantu bagiye bagira ingaruka z'ibinyobwa bagiye banywa bikabati ikibazo ni metanol. Ni metanol bashyizemo. Metanol bashyizemo. Ko yo iri hejuru ya ethanol. Yego. Ako kari ku kamaze. Nukuvuga ngo turi kugenda tubisobanukirwa. Nukuvuga ngo watumizaga wenda litiro 1000 za ethanol. Urumva? Ugacara uhinganye ukareba ukuntu muri bya bintu ushyiramo nk'utugunguru nka 2 twa metanol. Iyo metanol bayishyiragamo ngo bigende bite? Kandi etanol yabaga bagira inzoga nyinshi. Gute? Baraproducing inzoga nyinshi. Ariko ibaze, reka mubwire, reka tujye tubabanya kuri mwe na rimwe. Sibyo? Heineken igura ngahe? Agacupa ka Heineken si cyatanu. Ahakomeye si 2. Uratekereza agacupa ka Heineken kaguze cyatanu, katurutse kengewe i Burayi mu bikoresho bya nyabyo, kagafata indege kakajyaho transport, kakaza Nyarugenge tukagasoresha, umucuruzi akakarangura rero nawe ari bwungukeho, akarenda akagurisha icyatanu. Utekereza waba kagura ngahe? Kaba ari nk'ubu. Niba turi kukagura $1 hani Nyarugenge, kaje mu ndege, kasoze, kakoreshejwe, kishyuye amacupa byose tukakagura $1. Uri kubihuza gute se? Ndeka mbihuze byenda gaki. Iwabo utekereza ko kagura ngahe? Urukumva? Abwo se kaba kaje niko kanyako koko. Simbizi. Reka twari kujya muri nuko. Iwabo baratugurisha kandi baratunywa. Aha. Kugira ngo rero umuntu avuga ngo kari agacupa umuntu anywa ntikamumara icyaka, akagatangaho 1500, akaza kandi akeneye kujya soba hejuru mu bicu. Reka ahubwo nanjye ari kiriya cyatanu aba aricyo tujya muri range, ahubwo ngiye muhice vuba. Nkore nka kariya ariko ko gahita kihutisha ibintu. Igiciro kiba kiri ariko murangize vuba. Ariko buriya metanol nibigiramo uruhare. Yego. Okay. Noneho akavuga ngo noneho kubera ko namaze kubona isoko, abantu batangiye gukunda inzoga yanjye, bari kumva ari ivibinga kuri cya giciro, niko kabarangiza. Reka nkore nyinshi. Gukora nyinshi bivuze iki? Bivuze ko nzifashisha ikindi kinyabutabire kirenzeho kugira ngo mbone uko mfunguza ibizi byinshi. Ashyiremo ibizi byinshi, ashyiremo inyabutabire gikaze, none avanemo amayoga menshi. Yagufaremo inzoga nyinshi nako. Tutabeshyanye, twese turi Abanyarwanda tuzi ubwenge. Babyita gutubura. Ni uruhe ruganda hano muri izi zikora amajini rufite mukurikije uko rwubatse na produit na materiel zibanze kugira ngo dukore inzoga cyangwa se tugire dute, rufite ubushobozi bwo guhaza Abanyarwanda? Hako rero ibyo bintu kugira ngo Skol igere ku rwego iriho byayifashe imyaniko yarakoze investment y'amamiliyari. None umuntu ashora miliyoni 500 agahaza igihugu gute? Ariko se ukurikije izi nganda zose wabonye amaze guhagarika,
ni ibintu byoroshye ko buri ruganda bamenya ngo hakoreshejwe metanol ingana itya mu binyobwa. Biroroshye cyane ibyo bintu biroroshye kubimenya rwose. Ako kanya bita bigaragara. Ni iminota mike cyane no kumenya ngo kwa mugani so gufata sample kuri product ziri ku isoko. No bagahita bajya no mu mibare mwasohoye litiro zingahe muri ku kwezi mugahita tumenya ngo ariko abanyarwanda bamaze kunywa litiro 3,000 bya metanol. Iki gihe mwavugaga gishize ibi bikorwa ntabwo dushobora kukita igihe cyo guhuza amakuru kuri tuva muri ministeri imwe tujya mu yindi. Uhuza amakuru kuko sibyo se nahereyeho cyagiye nshimira siyo mpamvu se nyine twashimiraga twashimira ukuntu bahererekanya twashimira uburyo bahererekanya amakuru bikarangira bigize ingaruka ku muturage. Hanyuma rero Patrick erega byahereye kuri Suruduini za 200 kandi Suruduini twa kera kariya rero kari akanyako kari karimo metanol karimo ethanol kari akanya ko burya ikibazo hatangiye kuvuga icyo bita competition bagakura ku isoko bazana ibyabo. Inganda zimaze kuba nyinshi batangiye guhanganira isoko. Reka ngewe nkore izajya yica abantu vuba bazayikunda. Kariya kambangamiye gakurwe mu nzira mu bacuruzi bibaho. Ndashima rwose iyi gahunda abantu bari kwica mu buryo nabo batazi. Bandeze ariko umuntu azana ibintu mu baturage naza kubitwara tumushime ahubwo twakamugaye cyakora reka tubikure. Ariko uzi umuntu nk'ikintu kikamwica akongera agasubirayo. Ahubwo reka mbaze Patrick hari abantu bangwe bino binyobwa barahuma abandi barapfa abatarapfuye bari kugendana ubumuga mu myijima yabo n'impyiko zarangiritse. Ibi bintu birabazwa nde ninde ukwiye kubazwa ibi bintu? Umunyarwanda ufite ubushobozi wapfushije umuntu wazabaza nde urwaje umuntu yazabaza nde ese ko nta ruhare yigeze bigiramo ibi bintu bizarangira gutya? Nese bitarangira gutyo uzabigira ute? Nese ariko ururare yarabigize. Icyo nari ngiye kukubwira ni iki ngiki. Ntabwo buri munyarwanda wese yajya kurega. Ubundi se jya kugura izo nzoga ashaka iki? None se karizo leta yaduhaye. Nese tujya kuzigura i Bugande se? Urumva hari ikintu aricyo bita nayo gahunda yatangiye atanangoye inzoga yanywa ibindi. Uretse gatoya kudumva. Ariko uzi ko n'uburenganzira bw'umuntu bugomba kubahirizwa. Twajyaga tubona mu myaka yashize hari inzoga zituruka mu Bugande sibyo bakatubwira ngo ntago zemewe ngo nimbi ziza mu mashashi za chifu na za kasesa na za zebura n'ibindi sibyo haza barakoze. Ariko ikintu cya mbere ngiye nemera muri politike kuzica ntabwo ko zitujuje ubuziranenge kuko nazo zifite S-mark kandi iyo S-mark itangwa hagendeye urwego ku bipimo mpuzamahanga ukumva ahubwo byari uburyo bwo kugira ngo leta yacu kwa kundi dutekerereza bwari uburyo bwo kugira ngo twebwe abanyarwanda twishakamo ibisubizo byo gukora natwe inzoga tujye tunywa izacu basi natwe duteze imbere urwego rw'inganda ku nzoga. Icyo kintu yari politike nziza cyane. Byo ndi nakubwira ngo abagabo rero ndabashimira. Ya politike nziza barayifasha bayishyira mu konte yabo. Bayishyira kuri za momo zabo, bashyira kuri nimero za konte zabo. Yego. Ikinirwa ku ifaranga. Aho gukinwa ku buzima bw'umuturage. Za nzoga zaturukaga Uganda koko turazihashya turazirukana tuzishinja ko zikoze nabi ari uburozi zatumara rwose. Harimo sizo twiyongeye babyeyi izo twiyongeye mwa kontrol zitavuye i Buganda zo ku Ruyenzi zimusanze za Hehe ngizi zo ibyo zirimo gukora dore ngibi turabibonye murahashya ibiyobyabwenge ntabwo ari iki kereka n'ibiyobyabwenge ari inzoga iturutse hanze yitwa ikiyobyabwenge kuko iturutse hanze ariko se izo zaturukaga hanze tukazihashya pe tukajyanamo nk'abanyarwanda tukazihashya yewe na Minicom ikadufasha tugatera imbere tukubaka inganda ariko inganda ibyo zirimo kudukorera ngibi sibyo. Ese Patrick iyo witegereje ubona bano ba nyiri inganda kugira ngo bakore bino bintu banamenyere rwose bigera ubwo bitangira kujya byica abantu bikabarimbura muri bari abantu bashinzwe kubikurikirana nta kaboko kabubonamo Karema
uri mukuru ariko urabizi neza igisobanuro cy'umugani uvuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Noneho buriya n'ingwe abantu bahagarikiwe n'ingwe baravoma koko bavoma ku buzima bw'abaturage. Reka dufungure umurongo wa telefone tubaza abaduteze amatwi. Reka tufungure. Ubu hari umunyarwanda watinyuka gukora ikintu mu Rwanda kitemewe akarenza iminsi 2? N'umunsi umwe ntibishoboka, cyamaze gusohoka ako kanya ntibyakunda. Abanyarwanda ndabazi nanjye ndiwe. Aba banyenganda rero impamvu byakunze nuko bari bahagarikiwe. Sibyo? Niyo mpamvu ngewe ngana no kumusozo nisabira mu bushishozi bwa nyakubahwa perezida wacu. Mu bushishozi bw'izindi nzego nkuru zisumbye kuri izo ngizo, ntabwo nzi nimba muri bukure cyangwa muri bukorope. Mu bushishozi bwanyu murebe icyakoroha. Yego. Ariko mushaka ukuntu muvangura urukungu n'amasaka. Izi nzego zirimo ibibazo nizo zatumye byose biba. Mujya muri FDA, murebe ku dukonte twabo, murebe kuri za momo zabo, murebe ko bihura n'imishahara bahembwa cyangwa n'amafaranga beza mu mirimo. Banasure n'imitungo n'ibindi byose. Mubasubiremo murebe aho musanga bibusanye. Nguwo muntu watuzaniye metanol. Nguwo rwose numujye kuresi ngewe si Clemence kudufi nuwo nguwo. Sibyo? Barebere aho ngaho. Twere kubica ku ruhande kugira ngo ibintu bigere kuri uru rwego. Biri kunyura aho ngaho. Ariko sundi pate ibi bintu byaba byari bitunguranye ko mbona bije kubagaho kandi ari ibintu ubona bimaze igihe wa mugani. Urumva biratunguranye kuko muri raporo zabo bisa neza. Muri raporo birasa neza ubwo impfu z'abantu nizo zatumye ibanga ryabo rimenyekana. Bari bapfase cyokora nuko dufite ubutegetsi budukunda, ubuyobozi budukunda umuturage. Aho ubundi nasabaga ko nibura. Ariko ntabwo muri kubona ya kumugorana yafashe umwanya kuzenguruka umujyi wa Rwamagana. Tubari wow, nawe umujyi uratuje n'abantu ubundi bajya kumva amacupa umujyi uratuje umeze neza. Nimba u Rwanda rwose rumeze gutya badukubite nk'imyaka 2 nta runtu rw'urwuma nibi ngibi bisigaye ngo bikomoka hanze. Kandi ejo bundi warayimbaje ngo ibintu biraganira kubwira ni ikintu cyitwa icyuma kiragiye, ikigage nacyo no kukanywira wowe nta kabari kacyo, urwagwa nta kabari karwo. Abanyarwanda tugiye kwiberaho neza we sanza rukoro. Nyamara turatuje. Nyamara turaho nta rukoro kandi turaho neza. Hanyuma kujyanye n'ishoramari kuko naryo turarikeneye. Minicom nizo nzego uko mwafatikanyije wenda mwikosore ntimubonye ufatikanya mu mafuti, mufatanye noneho mu byiza mudushakira inganda 3 nziza rwose. Dufite inganda 2 za byeri, Bralirwa na Skol. Mutwongere izindi 2 za liquor. Bamwe bakora gin, abandi bakora whisky na spirit. Ukora gin adukorere gin na spirit. Ukora whisky adukorere whisky na vodka. Hanyuma se abantu bashinzwe kubigenzura hari aho baraba bagiye n'ubundi nuzasanga n'ejo byagenze uko nguko. Aho ngaho ubu ngubu reka nkubwize ukuri mu His Excellency n'ujye ukona kuvuga ijambo ngo ntago twapfa kabiri. Ntago u Rwanda rwapfa kabiri. Ntago mbona hari umuntu wongeye gukora ikosa mu kwenga inzoga. Ntawe ndi kubona mu myaka 35 iri imbere. Ntawe tugana ku musozo hari umwe uri kubona muri biriya bigo. Urumva muri ibyumba mubaka prefegitura, ira prefegitura ya Byumba ahakorera ubuyobozi akarere ka Gicumbi umunsi. Kinyami ngo habaga y'abantu bitwaga batwa. Kinyami urahazi? Ndahazi. Ngo barabazanye rero bavuga ati muze muri kuri prefegitura, bagiye guta prefegitura muze muririmbe munabye. Ariko babo bantu ntago bakibaho. Yego nanjye navuga ngo habaga. Baraza ngo barabyina no bazana indirimbo ngo ngiye ngo twatashye komine. Urumva? Abandi nabo barikiriza rwose barahamiriza noneho sinzi ngo babaciye bahagurutse mu bayobozi. Agenda abwira ati uterera mwongora ati uye ntago ari komine ni prefegitura.
wateraga barabivuga ngego perefara bihinduye ubwo bisha bihuze twumve twari turimo kubyina intero ivuga iti twatashye komine dufite inganda abantu munywe imisoro irahari iyo ndirimbo irahari pe twari tuyifite bareka duhindure rero tuvuge ngo perefara bihinduye ibintu nibihinduke rero ibihinduke ntabwo tukiri aho ngaho kuko twamaze kubona ko harimo kakwe duhindura ako gakwe ariko tugaruke muri systeme yo kuko n'ubundi inyubako batashye yari imwe uretse amazina sibyo inyubako yari imwe wa mugane nabo bantu bari bafite rezo sibyo nimba rero inganda ari zimwe n'ibicuruzwa ari bimwe n'abazikoresha ari bamwe nibahindure umuvuno yego barahindura umuvuno ariko mbere ko tukurekura nkindi hari abacuruzi hari abari mu bucuruzi bari muri business uyu munsi aba bari basanzwe bacuruza izi inzoga zahagaritswe ku isoko izo product bari bafite ku isoko izo product zamaze gukurwaho ndetse ubu ntizinemewe abacuruzi ibi bihombo bari guhura nabyo barabyimenyera biragenda yego reka nsubize amagambo makeya ntabwo nazicuruje nta nibyo nateganyaga ariko yaba umucuruzi yaba n'umunyarwanda turahombye obviously turahombye iki gihombo rero kirabazwa bande inyuma iki gihombo rero batubwiye ko ngo hari umubare ngo ngeze kuri 60 bamaze gufungwa 60 rwose twatangiye tubavuga ahangaha 61 ejo ikibabaje ni ukuzabona ejo kimwe cya kabiri cyabo kizafungurwa abere nyine bazataha uzi kizafungurwa abari bo ni abanyenganda bafite amafaranga ejo nibwo twagaraga babwira ni gute umuntu yavuga ngo umushoramari ni gute warindisha nuza yawe depo yawe ifite agaciro ka 15 ukakarindisha umuntu ibihumbi 15 bivuze ngo ribu izi nzego ni hatazamo imbaraga nyinshi ushobora kwisanga ribu n'ubugenzacyaha aba banyenganda bamaze kuzimenasa bamaze kuba influencer reka tumenye ko ari nabo bakire ba mbere dufite muri iki gihugu nibo bakire sibyo bakire arabambwira ati njye mfite miliyoni 300 kuri konte ntabwo nese natoroka nkaze basigira mumbe mundekuye yisubirira hanze ajya kwikora utuntu twe yiturije ahubwo dusanga abakozi bahembwaga 5,200 ngo nuko ngo gafite ngo titire ngo ya manager agiye gukubita 25 cyangwa 7 uwitwa Kazungu mu ngufu jini we yabamaze kumuta muri yombi Kazungu Kazungu aranashinjwa kuba ari we wagerageje guhindura ya etanol navugaga kambyero wita Kazungu rero ngo afite uruhare rukomeye mu kuzana bino bintu byamaza abantu ngo yarabifitemo ubuhanga bukomeye kandi ngo bishoboka ko yabikoze binishoboka aracyari gukurikirana biravugwa ko we yazanaga metanol niwe wayiza metanol yego hapana hanyuma se iki kintu warubaje ngo kigendanye no abaturage igihombo ari abaturage barahombye ari n'igihugu kirahombye kubera ko ndakubwiza ukuri nimba kuri fagitire ya EBM zajyaga muri Rwanda Revenue zigaragaza abaranguye uyu munsi wa none nuko utavugisha muri Rwanda Revenue ngakubwire ariko tumaze guhomba iyi minsi 3 cyangwa 4 ntabwo tuza munsi ya miliyoni 20 za buri munsi turi guhomba 5 gusa sugo ni make niyo make mvuze nyine ubu igihugu kiri mu gihombo kugira byumvikane neza ni urugero tugiye gufata ngo 80% by'ibinyobwa byacurizwaga mu mashyirahamwe inyabugogo byari ibyuma 80% byose bivuyemo byari ibyuma kuvuga ngo birasaba ko abantu 80% bakoraga mu mashyirahamwe bacuzaga ibi byuma bagiye guhanga indi mirimo bagiye gushaka indi mirimo ntago bahanga iyindi wa muhungu barakora ibindi amukira uri byo akora amafaranga barafite ihorera ufite amafaranga si guhanga umurimo sako kanya turi kugana ku musozo Patri iri kuri ku mutima dusoza turi kugana ku musozo reka mbwira abanyarwanda
amagambo abiri. Ibi byose byakozwe ku nyungu z'umuturage, byakozwe ku nyungu z'ubuzima bwacu. Icyo cyo ndemeranya n'abafashe icyemezo cyo kubifunga. Byakozwe mu nyungu z'ubuzima bwacu, zo kurengera ubuzima bwacu n'abana bacu n'ahazaza hacu. Ntabwo bikozwe imburagihe. Byakozwe imburagihe, ariko nyine nta kundi byaje. Ariko kandi mbere ko tukurekura, ntabwo rwose ndi buze kwihanganira kukureka ntakubaje iki kibazo. Kuri X yawe, Nkindi Patrick, hari video rwose ikomeje gusirikira cicikana kuri zimba nkoranyambaga igaragaza abantu bari kumena izi nzoga. Hanyuma umutwe w'iyi video iravuga ngo ubu noneho ndi kwibaza, ya metanol twasanze ari uburozi ko turi kuyishyira mu butaka bwacu, aho ntituri gutema ishami twicayeho gushyiraho akabazo. Urakoze cyane mu mwanya ngerageze kubisobanura. Uratamike cyane. Iyi metanol twamaze kubona ko yica. Yitisha guhindura impumyi. Urukumva irahuhura. Yego. Nibyo bafashe icyemezo cyiza cyo gusha inzoga, ariko se babanje gutekereza ngo ibi biyoga byose biri mu Rwanda turabishyira he, turabibika hehe? Rimwe na rimwe rero abayobozi barahubuka, nibyo njya mvuga. Abayobozi b'inzego z'ibanze nibo mvuga. Iyo bije bitunguranye nta gushishoza. Sinzi uwahubutse ateranya abantu bacukura icyobo barimo kuzimenamo. Mu mabwiriza twahawe harimo izo kumena inzoga, si ukuzikusanya bakazisubiza ku madepo mu nganda. Inganda nazo nyuma y'iminsi 3 zigatanga raporo uko bimeze, kandi iminsi 3 irangira uyu munsi. Leta ifite ubushobozi bwo kuvuga ngo iki kinyabutabire cyangizwa n'ikindi kinyabutabire, reka tugitumize tubyangize. Hanyuma umukomando wanjye arakonkoboka, yajyana na polisi. Nureba muri video urazibona, polisi zibahagarikiye bari kumena uburozi mu butaka. Nyumvira noneho ngenda baza nti bya bindi twangaga ko tubishyize mu butaka. Ureba muri commentaire bavuga ati ingiye guturira akabande nicare wazansangayo. Aho bari kuzimena tugiye gushaka ikibazo mu kabande zizansangayo, zizaturuka mu butaka zarayunguruwe. Urumva bya bindi twavugaga, ibinyabuzima ibidukikije byabaho tutariho, ariko twebwe ntabwo twabaho bitariho. Iyi metanol ko yangiza umuntu, ko yangiza iminyorogoto, niko yangiza uko fungus, ibyo twakwita ngo ni ibihumyo, niko yangiza microorganisms, utunyabuzima dutoya tuba mu butaka dutuma ubutaka bwitwa ubutaka nyine. Yego. Ubutaka bugatanga umwero. Hari impamvu ubutaka butanga umwero, sibyo? Niyo mpamvu uzareba, ariko tuvugishwe, iyo nyaye ku giti inshuro 3 mu gitondo usanga cyabaye umuhondo. Indu kinyarose uwo ari we wese. Najyaho ni njyewe uvuze uri kunyumva. Nimba inkari zikuvuyemo zishobora kwangiza ibidukikije, ibinyabutabire byavuye mu ruganda biri ku kigero kingana iki cyo kwangiza ibyo bidukikije? Hejuru cyane, sibyo? N'abanyarwanda baduteze amatwi, nyamuneka mwirinde gufata ibi byuma ngo nuko bigize ngo leta yabivuze ngo tubimene. Mwibimena, kuko aho muri kubimena muri kwangiza kurushaho. Abahanga mu binyabutabire no bakagombye kugena ikigomba gukorwa. Ntago umuntu wese akwiye guvuga ngo reka ngende mene, ariko reka ngende mene. Muyobozi uri mu kutwumva, nawe muturage mu kutwumva, ubutumwa bushyira umuyobozi cyangwa ubumugezeho. Izi nzoga zirakusanywa zigashyirwa ahantu hamwe, ntabwo zikusanywa ngo zijye kumenwa. Biriya ntago ari urwagwa byagwa twagendaga tumena. Birimo amatafari. Oya, harimo ibinyabutabire byica. Ariko ubundi nk'ahantu nka birabyo bagendaga bamenamo za kanyanga zafatwaga, ndavuga mu bantu nako zifatwa n'ubu hariya mu bice by'amajyaruguru za Burera za Gicumbi. Hari ahantu buriya babimenye umuntu yateraho uruboga rwa dodo rugakura. Kanyanga ariko ni spirit, ntabwo ari yo iratumuka ikagenda. Urakoze cyane ariko. Hanyuma rero reka mbwire n'abaturage, nyamuneka kuba bavuze ngo babiciye, wowe ukaba ufite akaba hari ibyo babitse mu nzu. Muvandimwe munyarwanda,
ibi bintu biri gufatwa ku kigero cy'uburozi bwica abantu. Tekereza nawe ibintu igihugu cyose cyahagurukiye guca burundu mu gihugu batitaye ku zindi nyungu izo arizo zose, maze nawe ukiherera ukagotomera. Si ikibazo cyo kugotomera, iherere ngo ndi umucuruzi ngo naranguye amakarita 10 ngo ndabaha 8 ngo ndabaha 2 ngo 8 ngo nyasigarane. Muvandi, nihagira umuntu uvuga ngo nyuma y'iki gihe nanyweye icyuma nakuye kwa kanaka, uzafatwa nk'umuntu wagiye kukizana i Bugande cyangwa muri Kongo. Cyangwa umuntu wazaba umeze nk'umuntu ubitse uburozi bwo kuroga abantu. Ubundi aba bakire bari kuzira ko baroza abantu. Ubundi uzabasangayo. Ubundi ziriya mfu z'abari abaturage n'abari abantu bagizweho ingaruka n'ibi binyobwa hagiye kuboneka abantu babiryozwa. Atagira umunyarwanda rero wicururizaga nimba ari igihombo kuko se wowe wenyine, ariko nushaka kunguka ushyira ubuzima bw'abanyarwanda mu kaga hakagira ikosa rito bikamenyekana, ndakurabuye. Reka tugushimire bwana Patrick Nkindi. Urakoze cyane Clement. Kudusi Nkindi ngira ngo byose arabivuze. N'amategeko twababwiye icyo avuga, by'umwihariko ku bantu baha abandi izi nzoga bikaba byanabagiraho ingaruka. Umvishe ko uramutse uhaye umuntu inzoga zikamutera ikibazo cy'uburwayi budakira ari hagati y'imyaka 20 na 25 ni hazawe y'amafaranga 500,000 na miliyoni. Mu gihe kandi uzihaye umuntu ntizimugire ingaruka, nabwo bitemewe, ushobora gufungwa hagati y'amezi angahe, kanongere ndebe neza y'amezi ngo nangahe, ariko nabwo byo birahanwa. Ubwo ihazabona amafaranga 300,000 n'ibihumbi 500. Ni mu gihe kandi hashyirwaho igifungo kiri hagati y'imyaka 2 n'itatu, ni hazabe ya 300 na 100, hagati ya 300 na 500 mu gihe wahaye umuntu inzoga. Hatanzwe iminsi 3 yo kugira ngo abantu bakusanye ibi binyobwa. Ubu nyuma yaha umuntu uzibeshyaga avuga ati reka nkomeze imyaka rwose ishobora. Nyuma yaho umuntu bazasanga ari kubinywa cyangwa se ari kubitanga, ibi bihano muri kubona byanditsemo ahangaha bizagufata bagusanganye imwe muri ziriya nzoga cyangwa se uzicuruza cyangwa uyifite cyangwa uyinywa. Bazagufata bino bihano bizaguhana, bazagufunga. Ibi bintu mubiveho burundu. Byumve neza, ibihano ni mu rwego rwo kurengera ubuzima bwawe, ntago ari mu rwego rwo gutuma baguhana. Reka ubyirinze ukirinda kubinywa, nta hantu wahorera nabyo. Ndagushimiye Kudusi. Mwakoze cyane bwana Clement. Bantu mwaduteze amatwi, tubifurije kugira umunsi mwiza, ariko mureke kunywa biriya biyoga rwose. Izi nzoga zakuwe ku isoko nazanzagwa na bya bigage by'ibikorano byose mubireke, munywa igikoma, munywa icyayi, munywa amazi, ntacyo muzarenga ngo mube rwose. Agakoma watangiye ukayoboka. Njyewe sanzwe nkanywa. Baye kaze, murakaze neza mu muryango mushya w'abanywi bagakoma. Ariko nawe uzi kuri kubigira urwenya. Nakigikoma. Kuko agakoma n'igikoma. Nureba ntibatanze iminsi 3. Ntirangira n'uyu munsi. Guhera ku munsi w'ejo abantu baragiye bafatanwa ziriya nzoga, babatware nk'abafatanywe kanyanga imwe yitemeye iva mu Uganda. Mureke bibintu abantu. Mubireke kandi nawe ndabizi urabinywa, wowe turanye urabizi urabinywa. Birabakoraho rero nimugerageze mubireke. Ariko sinangombwa igikoma gusa. Mufite abashuti b'abasilamu banywa kacyayi karimo tangawizi bakaganiraho ibintu neza cyane. By'abasilamu banywa byereka tube tubyiye. Ushobora no guhindura idini ukajya kwibe abayehova barya baragasoma. Karikire. Reka ibintu by'abasilamu. Kareba ahantu bakareba idini watanywa inzoga akaba ari ryo ugiyemo. Ibyo barya n'ibyo banywa bose. Nkuko wamenyereye kunywa icyuma ni nako uzamenyera kubaho utakinywa. Mwakoze cyane. Iki ni ikiganiro umuzi w'ukuri. Iki ni ikiganiro umuzi w'ukuri. Umuzi w'ukuri gihijambo abaturage mu byiciro byose. Ngera agahinda mfite imaze kugira ngo bazankura ahangaha abana nzabajyana he, nzaba yikize, nzabangarana isambu twari dufite bayidukuye. Amuntu wa ndego urya kabiri. Inzara iravuza ubuhuha kuko duhanganye n'izuba imyaka 3 yose.